Yabana akazi muri minsi kasigaye karabuze. Wibivuga se sinjye wabonye hano bamamagaye umunsi ngo turakora interview. Ubundi uzi hano umuntu aho barayiruka. Nawe uje gukora interview y'akazi? Si uyu munsi basa. Si ubwo koko mu by'ukuri ndaguha interview niyo myenda. Nuko anjye ngiye utanga akazi. Nkaba nakaguha. Nako naguha. Ishatse ngiye kubeshya. Yo, ndibutse. Run. Burya koko akazi karabuze. Aho umuntu asigaye yumvete by'akazi yambaye ko yibone. Envelope yari ishaje ariko. Mva akuza ahantu nagiye nirukanka henshi cyane. Batubwiye ngo barakira umuntu uzi Icyongereza n'Igifaransa n'igiswahili. Nayatamo no kuri kw'Imana. Maramutse? Maramutse boss. Mwari muri interview? Yego. Okay. Nawe uje muri interview? Yego. Iyo ndamwa? Oh my God. Kabosi. Akazi karabuze. Inzoka ntacyo. Amafarumasi tuziranye ubu. Mwaje mwese cyangwa harababura? Hari umwe wari ugiye ariko araje no mu kanya. Okay. Mwe mutegereje nimara kuza murambwira nta kibazo haragenda haza umwe. Okay. Nsabas urakoze. Mugabara. Mukira. Ariko nabonye apfa wenda gusekamo gakeya nago apfa kugira ubwoba mugeze imbere. Nambwiye ko urabona ngikabonye wowe koko. Ako nabuze gusubiza. Ngiyo ndiri mwinzoka. Koko uvugishije ukuri koko mana yanjye. Akabaye se. Cyategereje. Aje ubuza amakampani maze kwirukankamo n'ibigo nshakisha akazi. Muri akazi karuze ni za ruswa gusa. Hose kandi nkatsindwa muri interview nkataha. Zihoresha no wakubwira ngiye ibigo maze kwirukamo. Noneho hari aho ukora interview ukagenda ugira ngo akazi kabonetse. Ukazatekereza ko guhamagara cwe. Ko mamura n'abakobwa shaho. Tweba bigoye cyane. Narazengurutse akazi hose mugenda musaba byanga. Ahora n'icyo Ariko ndumva je nungutse igitekerezo. Wumva mwembi mumaze kwirukanka mu makampani menshi mwazenguruka mushakisha akazi. Urumva bese bino bintu byo gushaka akazi mwarabimenyereye. Muranabizi murabisobanukiwe. Akamwakandekiye n'ubundi makomeza mukajya mwirukanka mwishakira akazi ko numva nabyo mubizi. Mwese mwaje? twaje. Tugiye gutangira interview. Haragenda hinjira umuntu. Ubwo tugiye kubanza wakwibanziza cyane. Yego. Akoze boss. Wabibonye kare wahereyeho reba ahantu yari yicaye. Yani ruswa ishingiye ku gitsina. Iyo birashanye. Wese ntacyo ugira. Ntacyo ngira. Nzize ikintu kimwe gusa. Nabambe mu kazi mfite. Jiro. Bonne chance. Non, bonne chance. Injiro gerageza urebe. Ambaje uburambe bukazi arambubuze arambwira ngo nitaye. Urambe? Nta na telefone yanjye asigaranye. Ese iyo mubwira ko mufite uburambe bwo kugenda musaba akazi, simpangwe ko maze ugasaba ahantu henshi.
witwa nde witwa nde Jewe buriya akazi ndagashoboye cyane nitwa Nimuroje ndi umuntu w'inyangamugayo rwose ku bintu by'akazi njye baranzi nta namwe njyewe nagiye nkora ngo nkorane ubunebwe kandi barangiye nayo mfite n'umugore gusa twaje kuraniranwa turatandukana yisubirira iwabo ubunebwe muri geto nako mfite n'inyota nakubajije ngo witwa nde nakubajije amazina gusa witwa nde amazina ni wishefu witwa wishefu oya nitwa Nimuroje ya mverope irimo iki nibajya bambwiye ngo muri interview ibintu by'imyenda birakenerwa niyo twese ndabifite ibintu by'imyenda ibyo ni ikote biri mu makazi nazajya ndyambara n'ipantaro ngiyi na karuvati nayo wayize nayizo irambera itagira n'iki kandi nawe yakubera boss dore uzazikoraho wumva neza ndizambere original n'iyambere bamugabo uri tayari jewe oya ntabwo ndi tayari jewe ndi Nimuroje abandi bavuye muri interview bakubwiye icyo twapfuye ufite experience ufite uburambe bw'imyaka ingahe burayi akazi ko ndagafite uburambe bwo ndabufite bica uburambe nshatse none abanyambere hari ikibazo bitwaye uburambe nyine numva maze imyaka 3 ndi umushomeri numva ndambye mu bushomeri none se ubundi unywa iki amazi nayo nayanywa mu mayi wa mugabo sohokera muri office sohokera muri office akazi ntugakwiriye ugenda ubanza ikirwenge ku gihe umenye icyo ushaka uzaba ari kugaruka iki kinyamakuru se ko nakomerwa koko ababyeyi barabona rwose ese boss akazi singakoreye gute nge narize n'imyenda bambwiye ngo imyenda ngo murareba muri interview ndayifite ni ikote ipantaro nayikweretse karuvate ngiyi nanjye ndahari ubwenge ndabufite akazi uragafite hanyuma ikabutura se nuko uzaguza mu kazi kandi imyenda nayizanye nyine ubu nakwe nambara ukunanyika nyambare nta kibazo niba ushaka nyambara uramenye tandera umwaka amasaha hafi rwose nizumva niyo cyatuma mutama akazi boss sohokera muri office rwose ese ubundi izindi muvuga ni izihe akose nyine indimi ndazivuga nyine urumva ikinyarwanda n'intuzi nuza ni ururimi genzi n'indimi abantu batazi ubu ngubu ngiyewe haje n'abazungu bavuga nk'izo ndimi mvuga navuga ati widiridi wede adamada kudukurudu urumva nk'izo abantu benshi ntabwo bazizi mu ishuri baziyiga ariko ngiye mba narashatse cyumenyi urashakishije rero niba na experience ufite byakabaye byiza unsohokeye muri office aya se boss ntacyo da akazi kagumane ariko reka tuganire ubundi ugira umugore ndamufite mwiza nkunda ugira n'abana se beza cyane none se boss ubu mbere yuko uza n'umugore wabanje kumubaza niba afite uburambe mbese imbere yawe yabanje kubanaho n'abandi bagabo nka 3 cyangwa 4 kugira ngo nyine wizere ko gahunda zo mu rugo uzasanga nyine azizi neza tayari cyangwa n'umwanya wo kunduka rero ntabwo mututse ngera nagenda ubu ni umwanya wo kunduka cyangwa se buriya boss buriya nuramuka upfuye mbere yo kugwamba tuzabanza twange kugwamba tukwaze niba warigeze gupfaho kugira ngo twumve niba ufite uburambe mu bintu byo gupfa uramutse uvuze ngo mfe ngewe sohoka uramutse uvuze ngo mfe ngewe oya nawe mfesha uruko risi ryoshye wowe nawe uje kwaka akazi uyu munsi kizameni kiba sorry abyore mani fasha mbaze mu kinyarwanda ntabyo nabasha umubosi bano uramuzi ntabwo ndamubona mwaramutse meze neza muje muri interview yego nawe uje muri interview yego mbonye ndagira ngo okay nta kibazo mwaje mwese cyangwa ko nabonye ko mvuga se ngo ni inzoka uri wakomeza kubikomeza muri yawe oya wakomeza bazamura ugakina akantu gato k'abasilewe ko byakubera wabwire arimo guseka iki mwe munsi kureba umubare ukajya hariya igihugu ruka
wabibonye wabibonye ko ahereye ku mukobwa iriya ni ruswa ishingiye ku gitsina ese ntacyo ugira tugatoya ikaba turasa ni ukuzaguza mu kazi kandi imyenda nayizanye nyine ubu nakora intambara ukunanyika nyambare nta kibazo niba ushaka ko nyambara uramenye urandera umwaka umwe amasaha hafi rwose nizumva niyo cyatuma mutama akazi boss sohokera muri ofisi rwose sohokera muri ofisi kubera iki boss yabyibagiwe niba icyaha gitwavuga we ntacyo tukomereza bagira inkuru ubundi ugira umugore ndamugira n'abana mwiza cyane none se boss ubu ngubu mbere yuko uzana uwo mugore wawe mukuru ubukwe wabanje kumubaza niba afite uburambe byibuze ngo abe yarabanyeho n'abandi bagabo nka bane mbere yawe kugira ngo wizere ko nyine bizahita bigenda neza za gahunda ndumva koko ngo bimeze bite boss yagetse koko ujya muri mu nzu maze unsubize hanyuma nagusubiza iki niko ubundi se cyangwa se bariya boss buriya nuramuka upfuye mbere yo kugwamba tuzabanza twange kugwamba tukwaze niba warigeze gupfaho kugira ngo twumve niba ufite uburambe mu bintu byo gupfa uramutse uvuze ngo mfe ngewe sohoka uramutse uvuze ngo mfe ngewe oya nawe mfesha urukora isi ryoshye wowe genda uzapfe nawe